buriya ngebura ari ikintu maze gusobanukirwa kandi neza ngiye kukikubwira nawe niwumva atari cyo unyomoza. Buriya muribuka uburyo Yesu yavutsemo bigoranye kandi yitwa ngo ni umwana w'Imana. Mwebwe ubyibuka Yesu ko yagiye kuvuka ibintu byabaye ngo Herode ngagiye kumuhiga, aramuhiga baremera barahunga. Urumva barahunga kandi uwo yari iki yari umwana w'Imana. Imana nayo ikajya irabonekera mu nzozi ikababwira ati muhungishe uwo mwana kugira ngo isezerano ryanjye rizasohore, muve mugasyata mujye Kimironko kugira ngo Herode atangiriza amasezerano yanjye. Bivuze iki rero? Kuba Yesu yarahuye n'ibyo bibazo byo kwirukanka ngo batamwica ari umwana w'Imana, wowe uragira akabazo gatoya ati Imana yanyibagiwe, wagira akabazo gatoya wasitara ati Imana iranyanze, wabura amazi yo kunywa ati Imana iranyanze. Uzi ibibazo Yesu yanyuzemo, baranamwica ari umwana w'Imana. Kuki Imana itakoresheje imbaraga zayo ngo igende uwo Yesu ntibamukoreho ku buryo umukozeho wese ahita bumuyonga, umukoze ahita bumuyonga? Kuki Imana itabikoze? Ikintu cyose kibaho kubw'impamvu, kibaho kubw'impamvu. Niba umuntu wawe apfuye, menya ko na Yesu yapfuye kandi ari icyo ari umwana w'Imana. Ihangane utegereze andi masezerano wahawe n'Imana niyo azasohora, nawe nupfa uzagenda rizaba ari ryo sezerano ryawe. Mujye mutuza, ibyo riba ari isezerano ry'Uwiteka. Amen.